Philadelphia Imana iratsinda. turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibahe umugisha. Amen. Mana irakoze kubw'uyu munsi twawugezeho, twese tube turi bazima. Iyo ni ishimwe rikomeye kuba umuntu akiri muzima. Muzima buri gihe cyose agira ibyiringiro yuko Imana izamugirira neza. Iki gitondo tugiye kumva ijambo ry'Imana, iri mu gitabo cyo kubara. Umusomyi atusomere kubara igice cya 10 murongo wa 29 agere ku murongo wa 32. Kubara igice cya 10 murongo wa 29 agere ku murongo wa 32. Adusomere. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mose asaba muramu we kujyana nabo. Mose abwira Hobabu mwene Reweli umumidiyani sebukwe wa Mose ati, turajya mu gihugu Uwiteka yatubwiye ko azaduha. Ngwino tujyane tukugirire ibyiza, kuko Uwiteka yasezeranyije kugirira Abisirayeli neza. Aramusubiza ati, ntituri bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Aramubwira ati, ndakwinginze widusiga, kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Kandi nujyana natwe, ibyiza Uwiteka azatugirira natwe tuzabikugirira. Amen. Amina. Ayo niyo magambo tugiye kuganira, reka Mwuka Wera bidufashemo. Mose asaba muramu we kujyana nabo. Twavuze ko ni igihe Imana yakuraga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ishaka kubajyana mu gihugu cy'isezerano. Turaganira kubwo abantu babiri, Abisirayeli uyu muramu wa Mose. Abisirayeli ni ubwoko bwatoranijwe n'Imana, ni ubwoko bari bahawe isezerano n'Imana. Ariko mu gihe Mose yahungaga ava muri Egiputa, yagiye mu Bamediyani, niyo yakoreraga Yetro hariya. Mu gukorera kwe Yetro yashatse sinzi nimba mukobwa w'Umumediyanikazi. Mose ndago yashatse mu Isirayeli, yari afite umugore Umumediyanikazi. Ariko nize ko Imana imugaruje mu gihugu cya Egiputa, bose bari bafite ibyo byiringiro magambo Imana yatumye Mose kwa Farawo. Amaze kugeza ayo magambo kwa Farawo, bari bafite ibyiringiro ko Farawo agomba kubarekura. Nuko turi muri urugendo, Satani akatubuza amahoro. Nuko yatubuza amahoro myaka 10-20, ariko mahererezo tu icyo Imana yavuze kigomba gusohora. Yesu ashimwe. Amen. Mana mu ijambo ryayo ntabwo ishaka uteshuka mu ijambo ryayo. Tubona rimwe na rimwe ko Mana iratubabaza, tubona rimwe na rimwe ko Mana yaturetse, ariko mugambi w'Imana ntabwo uhinduka mu gihe abantu nabo biziritse ku Mana yabo. Ibi bihe turimo, bihe by'imperuka, bihe bimwe bigoye, bihe bimwe biremereye, bihe bimwe nta muntu wavuga ko afite amahoro. Abantu bose bafite ibibazo. Sasa twebwe abasenga ni ibihe byacu byo gukomera ku Mana yacu, kuko nyuma y'ibi Mana izatwibuka, nyuma y'ibi Mana izashyira ihererezo, nyuma y'ibi Mana izasohoza isezerano ryayo. Mose abwira Hobabu mwene Yeweli Umumediyani, sebukwe wa Mose. Sebukwe wa Mose ati, tujyane. Kuko umuzi ko uyu niwe Mose yakoreye. Yamuraragiriraga inama, isezerano rishaka kucisha mu ndu
ujya no gusaba mirimo utakwiye gukora. Isezerano rishobora kugeza ku rwego rwo gukora iki? Gusuzugurwa, ariko umukristo agomba kwihangana. Nyuma yo gutsinda byose bikugeza kuki? Mu isezerano ry'Imana. Yagiye kuba umushumba w'umumediyani, sebukwe wa Mose, ati turajyana mu gihugu Uwiteka yatubwiye. Sebukwe wa Mose ati turajya mu gihugu Uwiteka yatubwiye ko azaduha. Bari bicaye ku mitima yabo bazi ko ari igihugu Imana yavuze ko izakora iki? Izabaha. Ngwino tujyane. Mose mu byiringiro bye bari bazi ko ari igihugu Imana yabasezeranije ko izakora iki? Izabaha. Atekurura amasezerano, akurura amagambo Imana yagiye ivuga muri icyo gihugu. Arareba avuga ko uyu ko ari sebukwe wanjye, reka nanjye musabe ikintu. Yesu ashimwe. Amen. Ngwino tujyane tukugirire iki? Ibyiza. Ntabwo yamubwiye ko Imana izakugirire neza. Wowe ngwino tujyane tukugirire ibyiza ku ibyo Imana izadukorera muri icyo gihugu yadusezeranije. Ngwino tujyane tuzakugirira ibyiza. Turimo kumvikana? Kuko Uwiteka yasezeranije kugirira Abisirayeli neza. Navuze nuko bari bababaye, nuko bacyaga mu bibazo, mugambi w'Imana wari kugirira Abisirayeli neza. Sasa Mose asaba sebukwe kutazamusiga. Ngwino tujyane natwe tuzakugirira neza ku ibyo Uwiteka yadusezeranije muri icyo gihugu. Isezerano ntabwo yari kwa sebukwe wa Mose, isezerano yari ku bwoko bw'Abisirayeli. Ariko wowe ngwino gusa tujyane natwe tuzakugirira neza mu ibyo Uwiteka azatugirira muri icyo gihugu yadusezeranije. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hano byari ikibazo cy'abantu babiri. Isirayeli nibo bari bafite isezerano. Sebukwe wa Mose yari mu Mediyani kazi, nda sezerano yari afite. Ariko Mose amugirira impuhwe ati ngwino tujyane tuzakugirira ibyiza mu ibyo Uwiteka yadusezeranije muri icyo gihugu. Yesu ashimwe. Amen. Munyamasezerano buri gihe cyose nuko acya mu bibazo ahora afite ibyiringiro yuko Imana izatujyana muri icyo gihugu, yuko Imana izatugirira neza mu ibyo yavuze muri icyo gihugu. Mumve ko yamushubije. Aramusubiza ati ntituri bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Mose yamusabaga ko bajyane. Mose yamusabaga ko bajyane, ko tuzakugirira neza mu ibyo Uwiteka yadusezeranije muri icyo gihugu. Nawe aravuga ati shwida, ntago turi bujyane, ndasubira iwacu. Yesu ashimwe. Amen. Ndi turi bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Hano ni impamvu iki? Cyangwa reka tukomeze umurongo wa nyuma. Aramubwira ati ndakwinginze. Mbese Mose atangira kumwinginga. Ndakwinginze widusiga, kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Kandi nujyana natwe, ibyiza Uwiteka azatugirira natwe tuzabikugirira. Mose amwinginga mu buryo bwe bwose, aravuga ko shwida, ntituri bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Yanga ko bajyana, ati shwida, ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu.
umuntu wese w'umunyamahanga utarasobanukirwa imvugo z'Imana, utarahabwa agakiza k'Imana, ntabwo ahesha agaciro amasezerano. Arizera bene wabo no mu gihugu cy'iwabo. Niyo benshi babonera ko hariya niho harimo migisha yabo. Ariko Abisirayeli bo bari bafite isezerano ry'Imana. Navuze ko igihe cyose byiringiro byabo byari biri mu iyo jambo Imana yabavuze. Nuko bababaye, nuko bahuraga n'ibibazo, ariko bo bari bazi ko ari igihugu Imana yadusezeranije, ko mu icyo gihugu nitukugerayo Imana izatugirira neza. Haleluya. Amen. Twebwe mu iki gihe cyacu twicara tugatekereza amasezerano y'Imana yadusezeranije, tukizera ko igihe cy'Imana nikigera mu ibyo yatuvuze Imana izatugirira neza, cyangwa turiheba tukabona ko Imana yatinze, tukabona ko Imana yaratubeshe. Nasanze mu mvugo zayo umuntu utabesha wa mbere ni Imana. Umuntu wubahisha ibyo yavuze ni Imana. Umuntu wihutira gushyira mu bikorwa ibyo yavuze ni Imana. Murongo ukurikirayo aramubwira ati ndakwinginze. Mose yari yamufitiye impuhwe, ariko isezerano ryawe ni ryawe, ubimenye gutyo. Kandi Imana ntabwo ivanga isezerano ya moko abiri, isezerano rimwe ku moko abiri. Yari isezerano ry'Abisirayeli. Uyu mumediyani nawe ashobora kuba yatekereje mu bwenge bwe, avuga se ko nakurikira abandi mu isezerano ryabo. Oya, reka nisubirire iwacu mu bantu b'iwacu. Buri bantu bakunda, abantu badakijijwe bakunda kavukire kiwabo, kandi ako kavukire abamo mivumo myinshi, abamo ibyaha byinshi. Na niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe abakavukire mu gihe bataramera Yesu Kristo bahora bari mu bibazo. Umuntu wese uvuye mu byakavukire ukemera Imana ku buzima bwawe, Imana ikuha isezerano yo guhindura amateka yawe, igukure mu muvumo w'umuryango, igushyire mu mugisha w'Imana. Turimo kumvikana? Yego. Igukure mu muvumo wa kavukire, ikwinjije mu mugisha wayo. Kuhabwa isezerano, izera isezerano, komera ku isezerano, ndushidikanye mu isezerano, nducika intege ufite isezerano. Haleluya. Amen. Ndukumvira amajwi ya Satani ufite isezerano. Nuko isezerano ritinda, Imana izasohoza isezerano ryayo. Nuko abantu batwanga, Imana izasohoza nitukomeza guhagarara ku munara. Nuko twakena, ariko tugira ibyiringiro yo kuvuga ko ibi bihe bizashira, ariko tuzinjira mu bihe by'uko Imana izatusoreza isezerano. Israeli irizera iki? Tuyifite ibiringiro ko ari igihugu Imana yadusezeranije, kandi nitugera muri icyo gihugu Imana izatugirira neza. Ngwino tujyane nawe, tuzakuha ku bwiza Imana izaduha. Ariko kuko yari atasobanukiwe inyungu n'umugisha w'isezerano, ati shwida, nzisubira mu gihugu cyacu mu bene wacu. Haleluya. Amen. Zisubira mu gihugu cyacu. Uyu murongo wa 31, 30 aramusubiza ati ndi turi bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Aramubwira ati ndakwingize widusiga. Uyu ni Mose, yari umuntu ufite umutima w'impuhwe, ariko kuko yabwiraga munyamahanga udakijijwe, utasobanukiwe imikorere y'Imana, ko hari buryo Imana yagombaga kumukura mu muvumo w'umuryango, ariko ati shwida, iyi yari inzira Mose yamushakiraga agakiza. Ngwino tujyane, ndakwinginze widusiga kuko turi abanyamasezerano. Ndakwinginze widusiga kuko turi abantu bahawe agakiza. Ngwino tujyane, widusiga kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu. Tugiye kujya tubamba amahema mu butayu. Mose yasobanukiwe nyuma yo kuhabwa isezerano, muri urwo rugendo bagiyemo, bagiye kwinjira mu bihe byo kuba babamba amahema mu butayu mbere yo ko bagera
ku isezerano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbere yo kugera ku isezerano hari ibintu byinshi bitunyeganyeza, hari ibintu byinshi bituzunguza, ariko munyamasezerano agomba guhagarara ku rufatiro akayiringira Imana, akizera ko nyuma y'ibi byose urugendo rwanjye ni ukugera mu gihugu cy'isezerano. Nyuma y'ibi byose ni uko Imana igiye kunsoreza isezerano. Nyuma y'ibi byose mateka yanjye agomba guhindurwa n'Uwiteka kuko ari cyo yamvuzeho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tugiye tujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Aramuhinginga mu ibyo byose, nawe uzaba amaso yacu. Murongo wa nyuma, kandi nujyana natwe. Mwumva itegeko Mose yamweretse byiza byose yo kujyanana nabo. Abantu bakijijwe n'abanyamugisha, abantu basenga Imana, ufatanyirije nabo ni abanyamahoro, ni abanyamugisha. Yesu ashimwe. Mwereka tena ibindi byiza. Nujyana natwe, kandi nujyana natwe, ibyiza Uwiteka azatugirira natwe tuzabikugirira. Haleluya. Amen. Kandi nujyana natwe, ibyiza Uwiteka azatugirira natwe tuzakora iki? Tuzabikugirira. Kuko ntago yari umunyamasezerano. Mose yashaka kumuhendahenda mu gufatanyana nabo, mu kugendana nabo, mwanya Imana izabagirira neza, nabo bazamuhereza ku ibyo byiza Imana izabagirira. Ariko urimbuka arahari, w'umuvumo arahari, utari w'isezerano arahari, utari wo kuhabwa agakiza arahari. Nimugatekereze ko ku isi twese niyo tuzabona agakiza. Niyo mpamvu ufate agakiza kawe neza nimba wahawe agakiza. Uyu muntu Mose aramwereka ibyiza byose azabona niyemera kugendana nabo. Ibyiza Imana izabagirira nabo bazabimugirira. Ariko abandi yavuze ko ashwida, ntago turi bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Yesu ashimwe. Amen. Nubwiriza mundu kabiri gatatu atagukundira, umureke. Uhiturize usenge. Kuko hari umuntu ushaka kumubwira by'Imana, mutima we uri kure, waraboshwe kera. Mose nawe nta kindi kintu yakomeje. Turebye hano ku murongo ukurikirayo, barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka, bagenda rugendo rw'iminsi 3. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere, igenda urugendo rw'iminsi 3, ibashakira aho gusibira. Bakivugana n'ayo magambo yose, bo barahaguruka baragenda. Sanduku y'Imana yari iri imbere yabo, bagenda rugendo rw'iminsi 3. Mose afite ibyo byiringiro yuko tugiye mu gihugu twasezeranijwe n'Imana, yuko Imana izatugirira neza nitugera mu icyo gihugu. Haleluya. Amen. Byiringiro koko Mose yatangiranye urugendo afite ibyo byiringiro. Mbabazwa nuko yageze mu nzira bindu birahinduka. Mbabazwa nuko atageze mu icyo gihugu, kandi yatangiriye urugendo afite umunezero, akomeza abandi ko tugiye mu icyo gihugu twasezeranijwe, kandi twiringiye ko Imana izatugezayo, kandi twiringiye ko byiza Imana yadusezeranije izabidukorera. Ngwino tujyane, nawe tuzakugirira ku ibyo byiza. Urugendo bararukomeza, bayoborwa n'Imana mu butayu. Sanduku y'isezerano yagaze imbere yabo. Haleluya. Amen. Natwe muri biye reka tureke bya Mose sasa. Gihe cya Mose cyaratambutse, ni twebwe turi abanyamasezerano. Nasanze mu iminsi abantu b'Imana bafite amasezerano baraparapara, Giswahili bavuga ngo parapara, barajarajara,
ntago tufite ibyiringiro nk'iyi Mose yari yafite hano yabwiraga uyu mu mediyani yuko ngwino tujyane, ibyiza Imana izatugirirayo nawe tuzabikugirira. Yari afite ibyo byiringiro. Twebwe turiheba kandi dufite amasezerano. Twebwe turacika intege kandi dufite amasezerano. Twebwe turashaka kutebutsa kandi bikorerwa n'Imana, byavuzwe n'Imana, nayo ifite igihe izabikorera. Komera gusa wowe ushikame wizere ko ari Imana yakoze iki, yaragusezeranije. Yesu ashimwe. Amen. Turacyari kumwe, turimo kumvikana. Yego. Turasimbuka Abami ba kabiri, dusome aya magambo y'Uwiteka. Abami ba kabiri gice cya 4. Soma musomyi adusomere murongo wa kangaye wa 8 ageze ku murongo wa 13, turangirize ku iyo jambo. Cyangwa usome gusa murongo wa 11 kugeza ku 13. Masaha yagiye. Tome mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba, aryamamo, abwira umugaragu we Gehazi ati mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati mubwira uti dore ineza watugiriye yose, mbese twakwikura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya, nibera mu bacu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hano ni inkuru y'umugore w'umushunemu. Uyu mushunemu yabaga mu gihugu cyabo, afite umugabo, afite ubutunzi, ariko nta rubyaro. Yesu ashimwe. Amen. Bibiliya iravuga ko bukeye Elisa arahaguruka ajya Shunemu. Ariyo umugore w'umukire. Aramuhamagara ngo ajye iwe gufungura, nuko uhereye ubwo iryo aramuhamagara Elisa. Uwo mushunemu amubonye ati muntu w'Imana, ndakwakiriye, waza iwacu mu rugo tukagufungurira. Elisa aremera, aragenda, bamuha ifunguro ararya. Uwo mushunemu yumva amagambo iri mu kanwa ke, aramwishimira ko ari umuntu w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Aza kubwira umutwari we igitekerezo, ariko nabonye uyu muntu ni uw'Imana, reka tumubakira akazu hano hejuru, tumushiriremo akumba na salon, dushyiremo igitanda, dushyiremo itereko, dushyiremo ameza, igihe cyose azaba aza acumbike mu iyo nzu kandi tumugaburire. Barabyumvikana n'umutware, bakira wa mukozi w'Imana, bamubakira ako kazu. Igihe cyose yazaga Shunemu amenya ko agomba kucumbika kuri ya mushunemu kazi w'umukire. Ariko Elisa akurura munsi umwe bicaye, akurura iyo neza yose wa mushunemu kazi yakoze iki, yabagiriye. Haleluya. Amen. Abaza umugaragu we Gehazi, ariko uyu muntu twamukorera iki? Ni hano badusomeye, nushaka kubyumva neza urabisoma icyo gice. Ariho ubwo yaje kumucumbikira muri ako kumba aryamamo, abwira umugaragu we Gehazi ati mbamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramubwira, amuhagarara imbere. Umushunemu baramuhamagara, azahagarara imbere ya Elisa. Ahagaze imbere ya Elisa, abwira umugaragu we ati mubwire uti dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Muntu w'Imana akurura iyo neza wa mudamu mushunemu kazi yamugiriye. Ineza yose watugiriye imbere, twebwe twakwaturira iki? Twakwitura iki?
urashaka, arababwira, urashaka tukumenyekanishe ku mwami cyangwa umugaba w'ingabo? Nguyu munsi umuntu akubwire ko bakumenyekanishe ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo, nize ko wavuga iki? Yego 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 yego. Suko bimeze? Yego. Ariko uyu mudamu we aravuga shwida, arabasubiza ati oya, nibera muki mu bacu. Umva, umuntu utarakizwa buri gihe cyose mukavukire ntago akunda kuva mu muryango w'iwabo. Ashwida, urashaka ko tukumenyekanishe ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Ati shwida, nibera mu bacu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bagiriye neza abakozi b'Imana, bashaka ko tumwaturire iki, tumugirire iki kubw'ineza yatugiriye. Uyu muntu tumumenyekanishe ku mwami, azagira amahirwe menshi. Tumumenyekanishe ku mugaba w'ingabo, nawe yabonera ahura n'ikibazo azabonamo butabazi. Ariko we arabyanga ati oya, nibera mu bacu. Iyi minsi abantu benshi barimo kwanga aho babonera umugisha, bagakundaho bahura n'ibibazo gusa. Murongo ukurikiraho Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Bamuhamagara bwa kabiri, kuko bwa mbere yari yabyanze. Ati shuri, nimba ari byo ngewe oya njye nzibera mu bacu, mundeke ibi byanyu. Baramuhamagara bwa kabiri. Amaze kumuhamagara aritaba, arahagarara mu muryango. Ntabwo yinjiraga muri icyo cyumba cy'abakozi b'Imana, yahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha ngiki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe arabasubiza ati, oya databuja, umuntu w'Imana we wibesha umujya wawe. Yesu ashimwe. Amen. Bwa mbere yanze ko bamumenyekanisha ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo. Bwa kabiri ariko Elisa abaza Gehazi, aravuga ko ariko nta mwana w'umuhungu afite kandi umutwari we yarashaje. Elisa ati, reka tumuhe isezerano. Haleluya. Amen. Tubona ko ari umunyamahanga, ndasezerano afite. Twashatse kumumenyekanisha ku mwami no ku mugaba w'ingabo, ariko arabyanga. Reka tumuhe isezerano. Yesu ashimwe. Amen. Gihe ngiki uzaba ufite mwana w'umuhungu. Hatishwishwe we wa muntu w'Imana, ntago yari yasobanukiwe bw'isezerano, ntago yari yasobanukiwe bw'umugambi w'iteka. Ariko kuhabwa nta muntu, nimba buzima bwe bushaka kugurwa neza, nimba buzima bwe bushaka gukomezwa n'ibyiringiro, ugomba kuhabwa isezerano n'Uwiteka. Haleluya. Elisa nawe yashatse kumuha isezerano, mwaka utahagiye ngiki uzaba utwikiye umwana w'umuhungu. Ati ya mugaragu w'Imana, ubireke. Atekereza myaka maze atabyaye, abona ko agiye kumujyana kure. Ubireke byo ngibyo. Ariko Elisa we amuha iki? Isezerano. N'umuntu w'Imana arategeka mu masengesho ye, ukahabwa mu isezerano. Elisa baragenda, ariko icyo gihe mudamu yaje kubona ko yasamye. Icyo gihe bamubwiye arabyara mwana, yabasha kubona usanga afite mwana w'umuhungu. Nibitugaragariza iki? Yari isezerano ry'Imana yahawe kubw'imirimo myiza yakoreye abo bakozi b'Imana. Ariko iyo sezerano Imana bitugaragariza iki? Icyo Imana ivuze igomba gukora iki? Kugisohoza. Kuko turimo gucika intege, kuko turimo kwiheba, kuko turimo gutakaza byiringiro, tugiye gusenga Imana iyongere dushoboje, iyongere dukomeze, iyongere tuhe byiringiro. Au nom de Jésus Christ. Haleluya. Amen. Wizeye amagambo Imana yavuganye nawe, nuko urimo kubona birimo guca ku muriro, nuko urimo kubona bikomeye, wizeye ko Imana izagusohoreza isezerano ku munsi wayo n'isaha yayo. Niba wizeye, haguruka dusenga Imana. Shira maboko yawe hejuru. Turasaba Mana tubabarire, kuko twagiye dufite ubwoba n'amasezerano, twagiye ducika intege kubw'amasezerano. Ariko tumvise ko Mose yagendaga yizera isezerano, ko hari igihugu Imana yadusezeranye, ko hari igihugu Imana izatugirira neza. Elisa aha isezerano mushune mu kazi, mwaka utaha gihe ngiki uzaba ufite mwana w'umuhungu.
kandi Imana yaje gusohoza icyo gihugu. Iyo sezerano y'umwana w'umuhungu aramubyara. Isirayeli bagera mu gihugu cy'isezerano, abemeye kwihangana, abemeye guca bugufiya, bageze mu gihugu cy'isezerano. Turagushimye Uwiteka Mana ya Isirayeli, turabanyandegenge ya Philadelphia, wadusezeranije amasezerano, kandi si rimwe si kabiri data. Itoro rifite isezerano, natwe dufite isezerano. Nuko ara Satani uturwanya, nuko ari imyuka mibi itatwifuriza amahoro, bikagera ku rwego natwe twacika intege, bikagera ku rwego natwe twakwiheba, tukabona ko nta nzira, tukabona ko ntabwo tuzatabarwa. Mana banzo tubabarire gucumuzwa n'amasezerano, banzo tubabarire kwiheba kubw'amasezerano, banzo tubabarire kutaca bugufiya kubw'amasezerano, kudakiranuka mu nzira y'amasezerano, kutagenda nk'abanyamasezerano, kutifata nk'abanyamasezerano. Utubabarire utweze, nyuma yo kutubabarira abakuru n'abatoya, ubabarire Mwami, weze mitima yacu, weze bitekerezo byacu iki gitondo kiza. Nyuma yo kutubabarira no kutweza gucumuzwa n'amasezerano, tukeneye imbaraga zo kwizera amasezerano, imbaraga zo kwihanganira ibibazo tuhura nabyo, imbaraga zo guhagarara ku munara, imbaraga zo gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Cya gatatu, twirukanye imyuka mibi irwanya amasezerano yacu, dayimoni barwanya amasezerano yacu, abarozi barwanya amasezerano yacu, abarozi badindiza amasezerano yacu, abarozi batashaka ko tuhagera Kanani. Mwami, turasenya ibikuta bihagaze imbere yacu, tubikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Tunganya itorero, masezerano y'itorero yatunganye, masezerano y'abakobwa, y'ababyeyi, y'abana batoya, y'abakozi bawe. Tunganya Mana, udukomeze dushoboje Witeka, natwe tuzashima izina ryawe, kandi utebutse usohoze isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Majwi ya Satani, imbaraga z'abadayimoni turazirukanye, kuko wavuganye natwe. Tanga amahoro kwa ya materaniro, kiza abarwayi bari mu ya materaniro, ongera imbaraga mu ya materaniro. Mwuka wera akora imirimo n'ibitangaza, ibiduteza ubwoba bikurweho nawe, ubukene bukurweho nawe, bushomere bukurweho nawe, akahinda gakurweho nawe. Mana, usohoza amasezerano kuko Uwiteka. Turagushimira, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.